umuntu avuga cyangwa ibyo akora cyangwa icyambere kiba imbere mu mutima kiri mu mutima ariko icyambere no gukorera Imana ubundi buri mu murimo w'Imana. Yego ndabyumva ariko byaba bigiye kuba nka sekira cyangwa ahandi hantu gukorera amafaranga mu murimo w'Imana. Wenda umuntu yakozweho yakora nta kibazo ariko ntago ndi umukozi ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Yego. Uvuga ngo ntabwo ibihe bya mbere nkumbura cyane muri Betania ni ibihe byo gusenga. Yego. N'ibihe by'umwuka cyane. Abantu bahora mu bihe by'amasengesho menshi. Uwo munsi nzishima ubwo nzamurika uyu murimo. Ego nigeze nkubagana hanyuma mena isukari mu buryo nazi baragukubise bangira imbabazi ariko barankanze cyane. Kuki utayiyoye ngo uyirye soko abantu bakunda amasukari? Nanjye narayiyoye ndayirya. Umwanya mwiza wigeze ubaho uri umunyeshuri ni uwa kangahe? Gospel Today, the gospel message to the world. Yes, reka twifuriza ibihe byiza, twifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikiye kuri Gospel Today. Twizere ko mumeze neza cyane kandi muri amahoro, ziko muri murakora birimo biragenda neza. Urakoze cyane gufungura iki kiganiro. Turi kumwe n'umunyempano, umukozi w'Imana cyane, bamwita Kwitonda Valentin. Kwitonda. Usuritonda. Ndagerageza. Iki kikwereka ko witonda? Ubwa ubyiyumvamo. Uba wiyumva nk'umuntu witonda. Ubyiyumvamo ni umuntu witonda n'umuntu umeze gute? Kwitonda ntabwo ari kuba umuntu avuga cyangwa ibyo akora cyangwa icyambere kiba imbere mu mutima kiri mu mutima kigaragaza ko umuntu yitonda. Yego. Yes, twagusanze rero muri konseri urimo urahimbaza, urimo urafasha umuhanzi. Byagenze gute kugira ngo umenyane na Gadi no kugira ngo umufashe kuririmba? Yego, Gadi ni inshuti yanjye, Gadi ni umuvandimwe wanjye. Ku ruhande rw'uko ari ibyo gukora iby'ubuhanzi n'iki ni umuvandimwe wanjye wa bugufi. Rero yari afite konseri nagombaga kuyibonekamo nkamufasha. Yego, nawe rero uri umuhanzi. Ejo wenda wasohoye indirimbo yitwa Gusenga. Yego. Kuki ari indirimbo wahisemo mu ndirimbo zose zo mu gitabo? Yego, muri iyi minsi mfite gahunda yo gukora live session zo kuramya Imana. Hari nk'abantu baba bakubwira ati dukeneye kuramya Imana, dukeneye kubisengeramo turi mu rugo, abari hanze, hari abantu batabona umwanya wo kujya mu rusengero. Hanyuma rero mpitamo gukoresha buriya buryo bwo gukoresha ziriya live session zo kuramya Imana. Hari abantu babuhokeramo cyane. Hari ibindi ukora bitari indirimbo zo mu gitabo? Yego, nkora n'indirimbo zanjye. Uzakora n'izindi zo mu gitabo? Ndacyakomeje gukora, hari n'izindi ziri inyuma. Zo mu gitabo? N'izanjye zirahari. Okay, ndi kuvuga izo mu gitabo noneho. Izo mu gitabo se urumva hari umuntu wabura kuziririmba kweri? Nta muntu wabura kuziririmba. Yego, indirimbo Gusenga ijya hanze wakirize feedback? Hari umushuti wanjye wari uri muri Amerika. Yaranyandikiye amarikodi ari kurira cyane, ari kwisengera, arambwira ngo yahembuye ubugingo bwe. Nkanjye nk'umuhanzi, nkanjye nk'umuramyi, numva ari feedback ikomeye cyane ko nakiriye umuntu wakozweho n'ibyo Imana yampaye gutanga. Muri iyi minsi uri i Kigali kandi ubusanzwe uri muri kwa Betania kandi ukaba mu bantu b'imbere cyane muri Betania. Ntago hari nk'icyuho? Mu murimo w'Imana nta kamara. Nyine kuki wahisemo gusiga Betania ukaza? Byatewe n'impamvu z'ubuzima cyane cyane n'impamvu z'amasomo. Bisaba kuzamuka i Kigali kuko ariho nashakaga ibyo nari bubone. Ariko ntibivuze ko navuye muri Betania n'ubu njye n'ejo bundi nari ndiyo. Turi kuri ibyo by'impamvu y'ubuzima, umuntu ashobora kuva muri korali imwe akajya mu yindi bitewe n'amafaranga? Birashoboka ariko njye siko mbyizera. Kubera iki? Niba korali ishobora kugufata ikakubwira ngo tugukure i Rusizi tukuzana i Kigali, tuzajya tukwishyura, tukumenyera buri kimwe, uri umusore muto yawe ukeneye kwaka nk'abandi, kuki iyo mpano itagutunga muri ubwo buryo? Icyambere ni umurimo w'Imana. Ariko icyambere no gukorera Imana. Ubundi buri mu murimo w'Imana. Yego, ndabyumva. Ariko byaba bigiye kuba nka sekira cyangwa ahandi hantu gukorera amafaranga mu murimo w'Imana. Wenda umuntu yakozweho yakora nta kibazo ariko ntago ndi umukozi ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana. Yego. Uvuga ngo ntabwo ushobora gukorera amafaranga? Yego, ndi umunyamuhamagaro. Yabonetse ariko atari itegeko ry'uko ngo mumpereze amafaranga cyangwa wapi, ibyo ntabwo byaba ari byo. Hano i Kigali wari wahitamo korali yo kubamo? Korali ziba zihari nyinshi ariko nayihisemo. Ziba zihari ariko umuntu abakire bareba ko yabona, ariko ubu irahari. Ubu irahari. Ndi kubarizwa muri korali
y'aho ntuye. Ni hehe? Kacyiru. Ni yihe nyine kuri Reri Beteli. Oh. Yego. Umaze igihe kingana iki muri Reri Beteli? Amezi 3. Watangiye kuririmba? Yego. Wow. Reka tubwire ngo courage cyane. Merci beaucoup. Rero mu by'ukuri mu bintu bijyanye no kubekinga abandi no kuririmba ku giti cyawe n'urugendo rutaba rworoshye. Umuntu aguha amafaranga ngahe, bigenda gute kugira ngo kubane mu marepetition muzanafatanye kuri concert? Ntabwo ko ngenda umunyamuhamagaro rega. Birumvikana ariko umunyamuhamagaro. Ubu ukeneye tike transport. Tike bayiguhereza ariko ndi umunyamuhamagaro. Mu byizi yenda umuntu yagombye kujya kuba ari mu kazi runaka. Yagasibye kugira ngo. Ngese ko mbyizera ngafite ubwo nakajyamo cyangwa muhakanira. Yego. Just ukaza for free. Ni tike. Umuntu aba adafite indi source of income, yenda wowe ufite ubundi buryo famille ishobora providing ibindi bintu runaka, aba atabifite ntago wabigira nk'akazi like uri gukorera Imana ariko noneho binagutongera nagufasha. icyo nanabivugaho ku muntu nk'uwo ngo udafite akazi cyangwa n'iki, ko hari igihe umuntu aba yarize umuziki akabikorera kugira ngo bizamutunge. Rero ubishaka wayakorera, ariko utabishaka ntiwayakorera. Gusa nta wumbureminga abayakorera, nta cyakibiremo. Yego. Betania ku cyo wayihisemo uri muto kandi ari korari y'abantu bakuru. Ni korari nziza. Icyambere n'umuhamagaro. Umuhamagaro wanjye uranyerekeza he, ngomba kuba he? So Imana yanyerekeje kuba ndi muri korari Betania. Yego. Nibihe bihe ujya ukumbura cyane muri Betania? Ibihe bya mbere nkumbura cyane muri Betania ni ibihe byo gusenga. Yego. Nibihe by'umwuka cyane. N'abantu bahora mu bihe by'amasengesho menshi adashira. Itandukaniye he n'andi makorari? Umwihariko wabonye ifite wagiye mu yindi korari cyangwa ufite n'andi makorari ujya usura, umwihariko ubona muri Betania utaba mu yandi makorari, nka korari twita ni mere, ni mukecuru, ni mama wacu, korari nkuru mu by'ukuri? Yes. Nk'uko bivuze ni korari nkuru nyine y'abantu bakuze bazi icyo gukora. Nta bintu by'akavuyo kuri stage, nta bintu nyine nk'ibyo tubona byadutse by'ubu tuze tuhatwike. Gusimbuka si icyaha, tuze tuhatwike turabemeza. iriya korari bibaho ku makorari menshi ngenda mbona turayicaza yige, ariko yo ikora nyine uko Imana yabahaye gukora n'icyo batanga. Yego. Nicyo kintu cy'umwihariko. Yes. Mu gihe habaye nka concert cyangwa mu gihe baje nk'i Kigali uzajya burimo cyangwa byararangiye nyine warasezeye burundu? N'ubushize nejo mu cyumweru gishize narindiyo. N'ubu kandi nkome ndumurimbyi wa Betania kabisa. Mu maraso. Mu maraso. Yes, ngiye kujya mvuga korari cyangwa umuhanzi uririmbe, ndabizi uvuye kuri stage wasaraye, ariko ukona ko uragakora gatoya. Nta kibazo. Betania. Uwo munsi nzishima ubwo nzamurika uyu murimo, True Promises. mubwira shira amanga, umwami ni mwiza pe, ari kumenya umukiza bimbere y'umugisha mwinshi, nabona uko nasobanura rukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima. Ndumva imbaraga nyazo zibohora. Ben na Chance. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Bosco Nshuti. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo Wow. Korali Siloam.
Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ungusi imbere n'inyuma. Wow. Aha, turacyakomeje n'abahanzi. Aimé Frank. Frank arya ntakora amakava. Aho yaririmba neza. Ameni, 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 ndi umwana w'Imana. Ameni, 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 ndi umwana w'Imana. James na Daniela. James na Daniela. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Israel Mbonyi. Mu mafu ya ni munsi izuba rinyibutsa ineza y'umukunzi wanjye. Akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Hosiana. Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushobora. Ararume Ministries. Ararume. Naririmba nabi. Oya, urazizi zararume ni nyinshi. Imana yo mu misozi, niyo Mana yo mu kibaya, iberaho si icyarimwe. Iyo Mana niyo turi kumwe. Mu bahanzi bakizamuka bakiri batoya, niwe muhanzi ukunda ubona zamutse neza cyane? Zamutse neza. Yego. Bato. Bato. Ana Israeli ko byaba bigoye cyangwa banini? Abanini, okay, abanini abarora models bawe nabaye. Ku giti cyanjye nkora nkanjye, ntago nkora nyine ngendeye kuri runaka, ariko wenda urebera ku by'abandi bakora, bati uyu muntu aririmba neza, ibintu ndabikunda. Nkunda René Patrick. Wow, na Tracy. Yes. Uhita bakundira cyarimo. Indirimbo yabo ukunda ni arankunda kandi anyitayeho, umunsi kundi njyewe ndamubona. Numvanye abandi, umunsi kundi njyewe ndamubona. Yes, witwa Kwitonda, ariko nagace ujya wibuka wakoze Kalifani uri umwana, kuvuga uti mana yanjye nubwo nitwa Kwitonda, ariko hano ntago nitondaga rwose. Ego nige nigeze nkubagana. Hanyuma mena isukari. Mena isukari mu buryo nazi. Baragukubise? Bangira imbabazi ariko barankanze cyane. Kuki utayiyoye ngo uyirye, so ko abantu bakunda amasukari? Nanjye narayiyoye. Ndayirya. Umwanya mwiza wigeze ubaho uri umunyeshuri ni uwa kangahe? Baje ikibazo gikomeye. Nahoraga hagati na hagati, singomba kuvuga kuri kamera, ariko nari ndi hagati na hagati. Ntabwo ari umuhanga cyane, nta nubwo ari umuswa w'inyuma. Yego. Inzozi zawe ni izihe mu by'ukuri? Okay, yerekwa.
mu bijyanye na ministry no guhimbaza Imana. Yego, iyerekwa mfite iyerekwa ryo kwagura nkavuga ubutumwa bwiza hafi ndetse na kure, kandi intego nkeneye nuko Imana yankoresha ibiruta iby'abandi bakoreshwa. Imana izampa ibitandukanye n'iby'abandi, niyo tactic mfite, kandi nkifuza ko nzategura ibitaramo bikomeye, ibiterane bikomeye, abantu bakabohoka kandi hakagira abantu benshi bakizwa bayihana, abandi bakabohoka. Niyo ntego ya mbere mfite muri uyu. Ubona hari agacu, hari uburyo umuntu abarota ibintu akavuga ati shamana nuko nyine ndi kubirota ariko ntabyo, ariko hari n'uburyo uvuga uti wow ndi kubona akantu kanyenyeza nkabona ko bishoboka. Agacu courage bavanye ngo agacu k'ibyiza ndakabona, nanjye hari ako mbona shingiye ku by'Imana ivugana nanjye cyangwa n'ibyo mbona muri performance. Nahangana nabonye ikimenyetso cy'ibyiza ko naririmbye mbona hari ibyaba mbona byashoboka kandi bizakunda mu izina rya Yesu. Yego. Tubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha na YouTube channel kugira ngo abantu bagukurikire. Yego, nkoresha YouTube channel yanjye yitwa Kwitonda Valentin, n'ubundi wajya ugareba indirimbo yitwa ku musaraba, gusenga, hariho n'izindi. Hanyuma na TikTok nkoresha Valentin Artist, hanyuma kuri Instagram nkoresha Kwitonda Valentin cyangwa Valentin Artist, nta kibazo muri byo. Ikindi nkoresha na Boom Play Store n'izindi mbuga zose wajya wasangaho indirimbo zanjye rwose. Tugushimire cyane Valentin, kandi tukubwire ngo courage mu murimo w'Imana. Murakoze cyane, nange murakoze Gospel Today.